buriya mu rugo niba byanze uyu muntu yarakwiye kubaretse kuko ibyo mu rugo niyo hantu hambere niyo fondation mbere niyo ndererwamo ya mbere kureba umuyobozi mwiza ariko umuntu wiyoberanya akaba mu rugo ari ikibazo inshingano zaho zaramunaniye ariko agiye gushobora izo ku church cyangwa se muri company muri rubanda akamenya gutabara akamenya gukusanya amagurupe ya WhatsApp bagatwerera akaba ari mwiza like 100% ariko ugasanga mu rugo akamenya no gutanga rashi y'ahandi hantu ibyo nyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera. Turabashuhuje nanone ni nkuko mubimenyereye ni Elisa ndavuga cyane abakunzi bacu dusanzwe tubana kuri EFM hanyuma rero turabashuhuje Elisa na Fofo umugore yararekramye Elisa na Flotine umeze ute Flotine genda komera kuri tumeze umugore wanjye nawe ndabizi kumeze neza abandi ahubwo mumeze namwe mumeze neza neza kabisa n'abantu batameze neza mudukurikiye bagira ijambo babwira ryihumure turasaba Imana ibahe kumera neza kandi irabishoboye niko mpora mvuga kandi nzabivuga igihe cyose kuko twebwe ntabwo dutanga kumera neza ariko Imana ishobora kudukoresha ukamera neza ndetse ikakumeresha neza y'ubwayo turabasabira kumera neza rero hari igihe umuntu agira agahinda kabije afite depression umuntu umeze gutya guca mu bihe nk'ibyo amubwira ijambo rimwe rihe bintera ubwoba kuko biriya bintu ni ibintu umuntu wese ushobora kuba abiziho uko bifata uko byangiza umuntu uburyo umuntu abibamo biba biteye ubwoba gusa niba waramaze gusobanukirwa ko wenda byakugezeho byaba ari byiza ko hari n'umuntu uri kubibamo atabizi neza ko byamugezeho kubera ko atazi ibimenyetso byabyo cyangwa atazi ngo bigenda bite ariko wowe wenda wasobanukiwe ko ari byo bihe urimo kuri Imana igaruka ikomore Imana igukize n'abatarabisobanukirwa simbizi ibyo nyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera. Amen. Se wagize ngo ntituririmbye tanze ijambo ry'ihumure kandi mu by'ukuri twitwe tukiri kwakira abakunzi bacu nkuko Flotine yavuze tunabakira nyine komeza kubaha ikaze iganiro dukora message ubutumwa dutambutsa buri munsi ku muryango ari ndetse no mwibukamana ijambo ry'Imana tuganira ari ukuramya dukora yewe ni byinshi ngira ngo muribuka ko ari faith marriage worship cyangwa faith love worship cyangwa se kwizera harimo ibintu byinshi cyane dukoramo hakabamo urukundo tuvugaho buri munsi hagati y'ababyeyi n'abana hagati y'umugabo n'umugore hanyuma hakabamo na worship kuramya byo duhora nanababwira ko mu minsi iri imbere umugore ngo ntabwo aririmba muzamwumva ndaririmbaga aririmba bararikira kujya kureba amavideo naririmbyemo bene data am the best Fortune utaranavuga ko uri best bazabyibonera bazabyiyumvira ngo nta muntu ngo wivuga ntawivuga ngo ahabi aheza ahari ariko
iyo umuririmbyi gusa nyine bitabuze ko ndacyari kwiga bikugora kubera ko we all learn turacyari ku izo mu rugo nizo kenshi uririmba uri guteka nyine kumva zifite icyanga kuntu ariko iyo izo mu gitabo se n'ubundi nibyo ushoboye nazazi na 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 muba mukora melodi yo mu kanwa buriya akenshi umuntu nk'uwo nta nubwo umenya ngo ava muri note gute nyine actually nabyo byorohera umuntu wese by the way buriya niba umuntu ari no gusaza akoresha ako kamelodi na 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 n'utuntu nk'utwa okay guys turabakiriye inshuti bacu twari nyine karakanyuzemo rero nk'uko twabibabwiye ni ukuganira ni ukusangira nyine ibyo byose twavunaguye mu kanya gashize uyu munsi rero Fortune tuganire kuri aba bantu tuzanye abantu babiri hari ukuntu tujya twiherera ngewe nawe urabizi tukaganira tuvuga gusa tuganira ibintu bitandukanye ku bumenyi bw'isi ariko tunaganira ku muryango tunaganira ku buzima tubamo bwa buri munsi aba bantu babiri bibuka twahoze tuvuga ntabwo umuntu udukurikiye yabura kugira ikintu atoramo nawe ubundi muri iyi si twe noneho nta kibazo ariko nta kibazo rwose protocol ikomeje kujya mbere twe turi kuvuga ukuntu twatekereje ukuntu hari abantu usanga akumva umuntu aravuze ushanga uwamubona ahangaha ntiyamubona mu rugo rwe abantu ukuntu bagira amashusho atandukanye iyo ni ishusho ya mbere ngo uwamubona hano ngaha ngo ntiwamubona mu rugo rwe abandi bakavuga ati sha ugeze iwe hano ubwo wamenya ko ari uyu nguyu tubona ahangaha ibyo bintu rero sinzi niba ndi bidahuye niba ari ku kuntu mbivuze bisoundinga cyangwa bibyumvikana nk'ibintu bidahuye yego ariko ngiye ndi kuvuga abantu babiri badahuye yego sibyo umuntu wa mbere aba ameze gute harya umuntu wa mbere Fortune umuntu wa mbere uba mwiza mu ruhame akaba mwiza mu nshingano nyine z'itorero muri kampani runaka muri kampani mu kazi my friend ugasanga ni wa muntu abantu bose bavuga ati avuga neza ibintu byose kabisa biri ku murongo inshingano ze zihagazemo neza pe yego ku buryo umuntu umusanze muri rubanda musanze mu bantu muri bayobora rubanda nibyo makes sense in exposure nyine ariko ahantu hanze kabisa abantu bose barasariyutinga ati uyu muntu agomba kuba ari mwiza uyu muntu utuje gutya uyu muntu wapuruvinga ibintu byose documents ashinzwe kwapuruvinga neza gutya uyu muntu uri punctual ufite uri punctuel kuri uru rwego uzinduka mu bintu byose uyu muntu nyine uhagaze mu nshingano ze nyine ubona ko akora ibintu byose neza abantu bakabona ari sawa mwiza reka dukoreshe ijambo ni mwiza pe 100%. None tujye ku wundi rero reka mbanze muvuge kugira ngo tuze gutanga ikinyura uwo ni umuntu mwiza ni umuntu mwiza cyangwa ahita uvuga uwo muntu mwiza rero n'icyo tuheraho ugasanga umuntu ni mwiza kuri urwo rwego ariko aba bana nabo mu rugo cyangwa se mu muryango ashobora kuba umugore cyangwa umugabo cyangwa se mu muryango cyangwa yego cyangwa na famiye tubivuge mu buryo bwagutse akaba ari umuntu ubwo hari n'ingero nyinshi zibigaragaza akaba ari umuntu uteye ubwoba akaba ari umuntu uri différent donc utandukanye na wa muntu reka tuze kubivuga nko ku mugabo n'umugore ko biraza kugira imbaraga ko uyu mugabo cyangwa se uyu mugore azi umugore we cyangwa azi umugabo we neza ariko uribuka si ijana ku ijana karamuzi uribuka ku gastori k'umwana abana n'umugore n'umugabo famiye nyine umugabo wakubitaga umugore ariko umugabo ari pasiteri akajya mu rugo akaba adashobotse kabisa agakubita ubwo ni wa muntu mwiza hahandi mu nshingano ze n'ahandi hose hanze muri rubanda kabisa yagera mu rugo bose akabaho abana niba wibuka iyo story umwana yaje gusenga ntabwo yajyaga aza gusenga aho papa we yigisha kuko nyine ibyo papa avuga bihabanye n'ibyo
aje avuga mu gusenga rugo, asanga akora mu rugo. papa azi kwigisha abantu barihana barangije amasengesho papa umwana muto yari umwana muto cyane yegera dadi ati dadi please twimure mu rugo ngewe ndashaka ko tupanga tukimura ibintu byose byo mu rugo na ba grand frère bose na ba grand sœur na mama tuze twibera hano mu rusengero you know kuko ku rusengero uri mwiza cyane urarenze pe uri mwiza you speak well urumva duhise tubona urugero rwiza rwa pasiteri ariko n'abandi bantu batari na pasiteri ushobora kuba yitwara neza umuntu yafata muri angle iyo ari yose ako kantu ka pasiteri karabisobanura neza umwana aravuga ati twakimuka ubu wasanga kuko aha twahabonera ubuzima kuko ahangaha uvuga neza kuko ahangaha uri mwiza pe mu ngeri zose uburyo bwose none reka mbabwire umuntu wa kabiri umuntu wa kabiri ni umuntu mu rugo rwiwe azi gukorera urugo rwe iby'urugo nyine azi kurera abana azi kumanaginga iby'urugo byose azi kwita ku mugabo se cyangwa azi kwita ku mugore we inshingano zo mu rugo rwose azitaho pe ni wa muntu wakirana abashyitsi yombi ni wa muntu uzwiho mu rugo kuvuga neza ahora afite isuku ahora aticaye areba akangiritse akariko yego ariko wagera hanze ugasanga wenda ntabona umwanya wo kujya no gusenga ikindi nta pati n'imwe wamubarizamo nta birori runaka wamubonamo ntiwamenya ngo abamuyihe gurupe cyangwa ntayabamo donc aracecetse ntiwamenya ngo atekereza iki uyu muntu mbese muri sosiyete ntacyo yishe nta n'icyo akijije hanze nyine abantu bamubona aratambutse ntawahutaje ariko ntabwo wavuga se uriya muntu abaye hadi noneho ugasanga umwe ahise aguye inkuru ngo shanga uzamusure nibwo uzamenya uwo ari we neza wumve ko umumama mwiza wuje urugwiro uriya mumama ngo ni umuntu mwiza cyangwa se ngo uriya mupapa wageze mu rugo rwe nta n'ubwo wataha nubwo umubona kuriya ngo mu rugo rwe ngo aba ari umupapa wisanzuye ariko ngo hano ntiwapfa kumusobanukirwa cyangwa se ugasanga ashobora no kuba mu kazi ajagaraye nta gahunda agira ariko iwe ibintu byose biri ku murongo nko ku kazi nubwo ibyo bintu wenda iyo statement ishobora kugoranamo wenda kuvuga ngo uyu muntu ngo arajagaraye mu kazi ngo ariko iwe ibintu biri ku murongo ntangirwe n'icyo nibaza ariko hari abantu tujye tuganira bakavuga ngo birashoboka yego nyine birashoboka akaba ari umuntu ushobora kwitwara neza mu rugo nta kintu kibaho kidafite agasigasira urugo rwe nyine akarwanira n'iryo shyaka akavuga ati njye urugo rwanjye ariko mu kazi ugasanga ntibindeba mu bantu hanze wapi nta mikino ahubwo ugasanga niba abantu bari ntibindeba akazi sinjye baguze amazi akazi sinjye baguze papier hygienique mu kazi sinjye baguze ibi ntibindeba by'akazi ntibindeba ibyawe ibyo birashoboka ibyo bintu uvuze nibyo rwose ukaba ntibindeba kandi we mu rugo yego iwe mu rugo akaba amazi yaba ari kumeneka akayafunga igikombe yakinyuraho kiri ahantu hatariho akagikuraho ariko yagera mu kazi aje mafu wawe rero ni uwo ngo wa kabiri twavugaga ariko hanze tukicara tukibaza ngo mwebwe iyo murebye mubona umuntu ukenewe ari uwo cyangwa wowe uri hehe cyangwa wowe wikarasaye kuko aha ngaha tuje kwiga wowe iyo urebye ubona wakishyira hehe hanyuma turavuga ibibi by'umuntu wa mbere n'ibibi by'umuntu wa kabiri tureba ahubwo niba hari ukuntu twagerageza ibi bintu tukabihuza bikaba mu muntu umwe ariko tukabihuza tugahuza ibizima akagoroba wagira ngo ni akagoroba k'ababyeyi nyabona turabakira muri aka kagoroba k'ababyeyi yego kuko byanga byakunda bombi bafite ingaruka ibyiza n'ibibi n'abadukurikiye rega buriya tujye tuganira nkomeza nshimira hari abantu benshi cyane tuzajya noneho tumenshoninga bajya mbona batwandikira bakadushyigikira nyine ukabona nyine ni abantu bashaka kuganira which is good harimo n'umujene witwa Ramu
mama witwa Beatrice bless sha you. abantu kumenya Imana iwe umugisha. bataraba benshi nzaya mbavuga Okay, baba bahabaye Bahari, yeah, sure. ngo baba bahabaye amakomenti Imana yanjye ubutaha tuzavuga n'abandi ariko rwose mwarakoze gutangira natwe mukamukire kumwe natwe naye Disa njya mubona na Maya ni Yeah. Marene Marene wo mu gikari wacu sha. Okay, Imana ibahe umugisha kuba muhari ariko ubwo turagira ngo murebe mwabo bantu twe turi bande. Reka mbabwire umuntu wa mbere Sheri yavuzeho. Uyu muntu wa mbere usanga ba nyir'urugo cyangwa se aba parteneri babo bahora bifuza ngo uwamu mugabo mbona muri societe akaba ari we mbana nawe kandi already abana n'uwo mugabo ari kwifuza. Uzi impamvu nuko uyu mugabo agera muri societe agatera story abandi bagore bagaseka bagahwera bakishima mu rugo ntajya atera story n'umunsi n'umwe. urugo rwarwara muri bihiye se sokera barwa byaragenze bite kwari n'uduherutse kuganira n'abantu batandukanye ariko akaba afite ikibazo cy'uko umugabo we adakunda abashyitsi adakunda abantu baza mu rugo rwe hanze n'umwana mwiza cyane kabisa ariko iwe n'umusure ntabashaka nyine ibintu bibyo. Okay, iyo ni character na makaracter ngenda tese ko yaba ari character ariko turi kuvuga umuntu turi kuvuga ndumva ari umuntu wakabaye hari umuntu wizihirwa ari hanze nyine wizihirwa ukabona zikubana ndakunda abashyitsi subwo ni character cyane nawe ni nutwara yajya mu ntenge zo kuba nawe ari mwabo bantu mu rugo afite ikibazo ka meme ariko hanze ariko byashobora kuba ari character da hari umuntu udakunda kuba afite abantu benshi bamuzengurutse mu rugo iwe akumva mu rugo yaragerayo mu rugo iwe aragerayo aryame mu rugo iwe aragerayo abonane n'abana. Abashyitsi bajya batuma abantu bataryama bagize ngo uwo muntu acanze hanyuma se wamugani yagera hanze akishima. Urumva hari abantu ubona nk'urugero uwo muntu umeze gutyo ubundi mu rugo iwe nta nubwo abakunda abantu kenshi ngo abasaba. Urabona nkanjye niba mfite abantu wenda twiganye turabanye njye nawe ntabwo nshaka ko ntabwo wowe ushaka kubona nyine abo bantu bose batandukanye baza murabizi ko abantu babanye baba bakeneye abantu babanye bafite inshuti ujya kubana n'abantu bafite inshuti nayo mfite izindi. So rero ni umuryango n'undi kandi umuryango iyo tuvuze umuryango mugari burya ukeneye kugira abantu nanjye nkagira abantu rero abantu bose iyo duhuye nk'uko dushakanye tuba tugomba kubahuza. Noneho sasa ufite abawe nanjye nazanye abanjye ariko nonge n'abanjye simba shaka iwanjye ndetse n'abawe simba shaka hano biba bigoye mu kuntu ako muntu ntago wenda nzi niba hari ikindi cyaba kibitera ako umuntu n'ubundi abaye adakunda abashyitsi no hanze uhita umubona ko wenda yaba ari timide adakunda abantu adakunda kugendana n'abantu bitandukanye n'uyu muntu turi kuvuga waba we mu rugo iwe adaganira cyane cyangwa se adasabana cyane cyangwa se agira umujinya cyangwa se akubita abana be by'indengakamere umugore wamutuka ariko yagera hanze niwe muntu uzi kuvuga amagambo y'ubwenge ngo turamenya impamvu uyu muntu uruhande rumwe ari mwiza ariko urundi akaba ari mubi nyine ntago nzi niba biba byaratewe n'umugore cyangwa se byaratewe n'umugabo bitewe n'umuntu babana cyangwa se ariko ubwo niyo muri aho ni muri konte ni muri side y'urugo ariko muri rusange ubundi akenshi kiba ari ikintu kimeze nko kwiyoberanya. Mu rugo ubwo tugiye kuvuga kuri side yo mu rugo niyo uri kuvugaho hari ryaba hari ikibitera wa mungane wawe. Uyu muntu ngiye mbona uyu muntu muri character ye ubundi ni karemwe ahubwo ashaka kuba agera mu bantu benshi cyangwa mu kazi akiyoberanya. Yego nge nicyo natekereza mbere akiyoberanya akarinzaho n'ubwo uyu muntu hari umunsi ashobora kuzacikwa agacikwa nyine yakoze ibintu nawe atatekerezaga nyine ko yakurenzaho ka gasura hari igihe ubyibagirwa ko hari agasura ujya urenzaho wenda ugashiduka wakoze ibintu bidakorwa. Gusa madamu wawe cyangwa umutware wawe nabibona muri rusange uri hanze uri kwidagadura ashobora guhita avuga ati mana kuki utampaye uriya mugabo ndi kubona hariya kandi mebe babana
icyo utampaye uriya mugore ndi kubona hariya usekera abandi wishimira abandi uganiriza abantu uhabwa ibihembo mu kazi kutanyurwa bitera kwifuza mbese se wumva unahabwa award mu kazi ahubwo akaba afite ama awards nk'icumi kandi umugabo agahora yibaza si izi awards uzibona gute n'iwanjye mbona utari successful uwo muntu rero iyo ngiye mbona disadvantages cyangwa se ingaruka zirimo nuko nyine uzatuma umupateneri wawe ahora yifuza undi muntu ahora abona hanze nyine iyo mwageze hanze nkabona icyo umuntu yakora ari uko yakisuzuma kuko niyo mpamvu tuganira ibi bintu akareba se mu kazi abantu banzi gute ese kuki mu kazi nzwi gutya ariko mu rugo iwanjye nkaba ntabyapurika ntabishyira mu ngiro ngo bijye mu bikorwa no mu rugo bamenye mu buryo mu rugo bamenye ko ndi umugabo uzi kuganiriza abana mu rugo bamenye ko ndi umugabo wizihirwa nkasekera madamu mu rugo bamenye yuko ndi umugabo ushobora gufata inshingano zose nyine nk'umugabo kandi tugafatanya n'umugore wanjye mu gihe mu kazi bazi ko ndi umuntu ushabika uzi gushakisha ufata responsibility kuki mu rugo iwanjye ho bitamera gutyo gusekera uvuze akantu ko gusekera umugore ukaba usekera abandi neza ariko wagera mu rugo nta mikino ihari nta mikino ukaba ukunda abandi ugahita uba umusirikare wenyewe wajyaga dusetsa ati ca ni urugero nyine yatangaga ati gasanga umuntu ahobera abantu bagwamo neza kukaza abasista abakobwa ariko wajya mu rugo ugasanga usanga urashaririwe cyangwa ukaba utahobera umugabo wawe ukamuha akaboko muze tube romantike n'izi kamera rega buriya abantu benshi au niveau nyine y'isi usanga kenshi abantu nyine ibyo isura bagaragaza ko turi kuvuga amashusho abiri ishusho y'ukuri ya nyayo hari umuntu wabivuze w'umwanditsi numva ari Socrates ni umufilosofa avuga ko ishusho ya nyayo akenshi burya y'umugabo ya nyayo uyisanga mu rugo buriya umugabo akenshi niba kamera niho nari mvuze kamera ariko ubu nyine uwo ni umufilosofa hari n'abandi bavuga ibitandukanye kamera iyo umuntu ari kuri kamera nk'uko mutubona ashobora kwambara undi mwenda bitewe na papasi cyane intego mfite cyangwa se n'undi muntu akambara undi mwenda gusa twebwe turacyarwana iyo ntambara uko Imana izagenda idufasha twumva twasangira nyine ibyo twebwe twabonye byatwubatse nuko turi mukatwakira uko mu bijyanye n'urugo ubwo nabivuze kuri kamera iyi ngiyi se ko uyu ni umuryango byararangiye reka twivugire kamera zindi ubwo icyo nishatse kuvuga ahanini reka buriya abantu bakuzi baba bakuzi shusho ntago wa pretendinga inshuro 1000 abantu bataramenya ibyanyu neza exactly cyane rwose ni aya na Bibiliya ubundi buri ibintu byose biri clear kwiyoberanya 1 2 3 biravuna icyo ni cyambere kandi ikindi urafatwa kuko ushobora kujya imbere ya kamera uvuga ngo ukunda umugore wawe ukunda umugabo wawe ukanarira ndamukunda sinjye wabonye naramushaka 1 ejo 3 4 ariko ibyo uri kuvuga ubizi neza ko donc atari byo mu rugo kandi inshuro nyinshi burya nyine imbere ya kamera ibyo uvuga igihe kiragera n'ubundi still abantu ari social media njya mbona ibintu bitandukanye kabona abantu n'ama couple basa n'abaganira ibintu byiza cyangwa se ni mu muryango runaka cyangwa se n'abantu bakina n'umupira nyine ukabona barabanye neza baranaganira ukabona barahuza ariko ukazumva nyuma y'igihe runaka ukareba ishusho ya nyayo kumva ngo yari pretense umwe yavugaga ibintu ariko mu by'ukuri yagera mu rugo ntaba ari byo akora umwe araza undi nkera akubita undi ariko kuri kamera ukabona n'abandi bantu bashya ari naho hajya hava za depression usanga umugabo arakubitwa ariko still kuri kamera ntibashaka ngo kwiteza iki abantu sometimes ariho twayaga tubwira abantu kuri radio urabyibuka ni byiza ko umuntu avuga kuvuga birakiza abwira ngo uzapfe communication nziza atwigarukire wari ugiye kumbwira disadvantages cyangwa se ingaruka mbi uhereye ku mupasiteri twatanze urugero rwa wa mwana ni ikihe kibazo ubwo nyine ndi kugerageza kukubaza
ni ibihe bibi ubona wowe muri iyo side ya region uri pastor mu rugo kugera mu rugo uri mubi pe jana ku ijana uranakubita rimwe na rimwe ukubita n'abana ukubita n'umugore byose ntago nyine ikintu cyitwa na language yawe isoundinga mu buryo different na language ugira ku rusengero kugeza aho umwana aje abonye pastor avuga neza papa we ati nuko avuga ati papa nzi mu rugo siwe papa uri hano ku rusengero ni izihe ngaruka zizaba kuri uyu mugabo witwara gutyo umeze gute wiyoberanya kuri uru rugero ari muri societe muri communauté ari no kubabana nabo nyine urumva icyambere cyo kirigaragaza nyine nuko kuntu umwana yavuze ati daddy wari se tukimura ibintu byose twiturira hano kuko umwana arabibona ko hari itandukaniro nyine uko byagenda kose papa ni mwiza imbere y'abantu ariko papa uwo mupapa ariko na mwiza imbere y'abantu ntago ari wabona mu rugo niyo ngaruka ya mbere navuga. Ingaruka ya kabiri nuko kuntu abana niyo bakubona mu rusengero cyangwa se muri rubanda nkuko twakomeje kubivuga ariko bagutakariza icyizere bagutakariza icyizere bakakubonamo undi muntu nyine wishushanya nibo ba mbere bakubona nk'umuntu wishushanya nk'umuntu w'indyarya imbere y'abantu ku buryo ugera mu rugo wavuga ijambo noneho bagatangira kugusuzugura kuko barabizi ko hari aho ugera ukaba undi muntu wajyana no mu rugo ukaba undi muntu so rero ako gasuzuguro atangira kuvuga ati tejo azagenda akigisha wenda abakristo kubabarira cyangwa ibiki kandi we byaranze nyine umwana agatangira kugucishamo ijisho cyangwa se umugore wawe akavuga ati papa kumbi ni uku nguku ubigenza. Ntabwo nzi ubuhamya numvise umugore n'umugabo nyine bahoraga barwana kandi ari abakozi b'Imana mu nzu y'Imana nyine nabwo buhamya namwe wayo mushaka kwa mwarabwumvise nyine umugore bamubwiye gutera chorus barimbaga muri korali arayimushakira koko ngo birunza bitagize bite ngo wavuga iki ntabwo chorus ntago nyizi wangu uyiduterere cyangwa se tubwire uko yavugaga ngo niba iki yaririmbye nyine amuterera ikorasi amucyurira muri iyo korasi amucyurira mu ikorasi ariko umugabo ni wenda ashobora ko ataramenye n'ibyari byo ariko nyine wumva urwego ibintu biba bigezeho umugore nyine byamurenze arabona umugabo abona muri korali ayobora adirigent ari vice president cyangwa se ari umuririmbyi usanzwe akabona siwe mugabo afite mu rugo hagati ariko umunsi umwe nzaguhera mu rusengero ariko kantu gakunda kubaho abantu bakaba beza mu rusengero mu makorari mu buhanzi mu nshingano b'upasiteri bushumba ariko akaba kandi biri wibuke kwivuga ko donc umuntu muzima pasiteri cyangwa se umudiyakoni cyangwa se umuririmbyi cyangwa se akwiriye kugira ngo ajye gufata izindi nshingano z'ahandi akwiriye kubanza akamanaginga akabasha gushobora inshingano zo mu rugo kandi noneho niba ngo niba izo mu rugo zikunaniye abantu nabo batora abantu bakwiye kureba ibyo bintu ibyo mu rugo niba byanze uyu muntu yarakwiye kuba aretse kuko ibyo mu rugo niyo hantu hambere niyo fondasiyo mbere niyo ndorerwamo ya mbere kureba umuyobozi mwiza kureba umunyangamugayo kurebamo nyine umuntu uri fit gufata izindi nshingano izo arizo zose ushobora kuba utari na mubi ariko nyine byaranze ari naho kagantu turi tuvuga disadvantages niba turimo turavuga gutyo tunavuga ko byarutaho kugira ngo ube nk'amazi ube akazuyaze wishushanye byaruta ukaba mubi kubi uwo mugabo akaba mubi abana n'umugore bakamenya kuri mubi wajya no mu rusengero nabo bagasanga niyo nkuru iriho ariko nabo barahari abo bantu icyo giciro nacyo kirahari akaba ari mubi mu rugo ariko bajya no mu kazi akora izo zindi nshingano mu rugo ni mubi bati none Tony dadi wanjye ngo ni dadi nabikina ati natwe nuko yaradukubita nuko yatumereye ati namwe nuko ati ku kazi yaraturangije ati natwe abo nabo barahari ariko at least uwo nguwo wanamenya nuko umusengera ariko umuntu wiyoberanya akaba mu rugo ari ikibazo inshingano zaho zaramunaniye ariko agiye gushobora izo ku church cyangwa se muri company muri rubanda
akamenya gutabara, akamenya gukusanya amagurupe ya WhatsApp bagatwerera akaba ari mwiza like 100%, ariko ugasanga mu rugo akamenya no gutanga rasiyo ahandi hantu. Reka nkubwire sho, okay, murebe hano tuvugane bakunzi bacu, turaganira, murabizi turakundana, ariko muri iyi si dukwiye kumenya ko iyo rasiyo wayitanga n'ibyo wataha ibirori by'abandi rwose ukizihirwa n'ibyo, nta nubwo turi kubyanga, ariko mu bintu byose uzazirikana nuko mu gihe uzaba ugiye cyangwa uzaba utagihari, ibi birori ntabwo bizabura umuntu bitaha. Abantu batanga rasiyo mu mahantu henshi atandukanye bazazitanga. Aka kazi ntabwo kazabura umuntu ugakora, urusengero ntabwo ruzabura umuntu uruyobora, nta nubwo abaririmbyi bazigera babura bo kuririmba, ariko mu rugo iwawe umunsi uzaba utagihari, abana bazabura papa cyangwa se abana bazabura mama. Iki cyuho nta muntu n'umwe uzigera gisiba mu muryango wawe, ni we wenyine wari kuba waragisibye mu gihe bari bakigufite. Situmvise yegereje umutima cyane. Impamvu nuko hari igihe tujya mu kazi cyangwa se gushimisha rubanda, tukibagirwa yuko hari ahantu mu rugo badukeneye, mu rugo rwacu twiyubakiye, kandi aho hantu badukeneye ntabwo umukozi ari buze kuhakora ngo aharangize hose. Nyine keya wari gutanga, uko wari kureba niba abana bakoze devoir, bariye, bagize ibintu byinshi bakora bitandukanye, ibyo byose niba ari we wari kubireba, ntabwo umukozi wawe azabireba byose ngo abisoze. Niyo mpamvu nyine umumaro wawe wo mu rugo, kugira ngo uzabone undi muntu ugusimbura ngo afashe famiye yawe nk'uko wari kwifasha, biragoye. Niyo mpamvu mu gihe tukiriho, ilfo yuko twakifuje yuko byose biba muri controle, tukaba wa muntu hanze bashobora kuvuga ati wow, abimanaginga gute ko no mu rugo ari mwiza. Twakifuje ko uko byakagenza, ariko binananiranye, ni ukuri bikananirana. Sheri ngereka nkubwira umuntu nahitamo kuba we, ni ukuri nahitamo kuba wa muntu wo mu rugo bashima, nubwo no hanze bikenewe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana akura ashimwa n'Imana ndetse ashimwa n'abantu. Nyine bivuga yuko uyu mwana nakura no mu mikurire ye no mu kubaka urugo rwiwe yagakwiye kuba ashimwa n'Imana, ibikorwa bye byakabaye bishimwa n'Imana ndetse binashimwa. Umwana ngo inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza akirimo. N'ibyo ngibyo tukabihuza ngo donc ushimwe n'Imana, ushimwe n'abantu, ibikorwa byabo. Donc rero ibyo bintu turi kuvuga, nubwo iryo jambo tubizi ko rihari, ugasanga wenda abantu ntibari kugushima, ariko se byibura Imana iragushima. Ese byibura famiye yawe, byibura ka famiye gato ufite kari hafi yawe, byibura karagushima, karakwishimira. Niyo mpamvu navuze ngo at least nahitamo nyine kwibera wa muntu wo mu rugo, abana babona bakavuga ati mfite mama. Cyane ko mu rugo ari fondasiyo nyine, nibura at least abantu bose bashingiraho bajya kuvuga ko ibintu bishoboka. Kandi iminsi irashira, n'iminsi irashira, bya bintu ukora mu rugo bikazaba exposed out, bikajya hanze, bikajya hanze nyine bikimenyekanisha by'ubwabyo, wenda biciye mu bana wareze, nyine bareba umwana wareze, nubwo wowe batabonaga ibyo ukora, ariko umwana bitewe n'uko wamureze wenda akazaba muzima nyine. Cyane ko abana bo baranatwigana, naho ze ndeba akabebe kari kureba ukuntu njya ncuranga, nako mbona gatangiye kujya gakubita ibiki bishatse ngo rero rimwe na rimwe n'izi nshinge biri gutera erimo buriya tayari munsi yakufashe azatanya nawe yabijomba. Noneho izi televiziyo nazo hari ukuntu tujya tugira nk'abantu ba hostinga, nyine ugasanga umuntu akora akazi tuzi two gukora nyine ahantu hatandukanye. Buriya nabyo ibintu byose n'ibyo dukora nyine biba bisaba ngo ubivuze akantu keza tubikore dusa nk'abari guteganya ko amaso nyine atureba, at least hari icyo asigarana. Kandi noneho na fitire nayo umuntu ayitekereza, kuko abana bakura bakubona nubango niba umasura n'urugero kandi bica wenda kuri televiziyo, abana bawe bazakura babona mami icyo kintu, hari ishusho bizabaha. Nibasanga uri umugabo, uri umunyamakuru n'urugero, uhora kuri mikoro
uvuga abandi utuka abandi like ibyawe ni uguharasinga ibyawe ni ukuvuga ibintu nyine biteye isoni gusa kuri mike umwana wawe iyo noneho ikibi cy'ama social media ntabwo bijya bivaho ibituvuga izi video tuvuga zigumaho umwana wawe mu myaka 30 20 utu tuntu ubona trends tugenda tujya hirya no hino ngaha bambaye ubusa ngaha bavuze ubusa ngaha bakoze ibiteye isoni byose biragaruka rero ni byiza ko aho kugira ngo ube akazuyaze nibyo twatangiye tuvuga wahitamo ukaba amazi akonje ugakomeza kuba amazi akonje nkaho ukabashyushye biya bifasha isi bifasha no kumenya neza no kumenya no guha umwanya neza abantu cyangwa se n'iterambere ryawe kuko byanga byakunda umuntu abona icyerekezo urimo abona inzira urimo akanayigusapotinga ariko biranagoye gufasha umuntu uvangavanze uyu munsi ndi muri ibi ejo ndarekuye ngiye aha biragoye ni byiza ko warushaho ukaba mubi cyangwa se ukaba mwiza niba ari ibara ry'umweru tubona umweru niba ari umukara tubona umukara ntabwo ari byiza ko umuntu aba akazuyazi mu rugo tubonye ko ariyo fondation nziza ya leadership buri ibintu byose byageragejwe mu rugo bikakunda n'ahandi hanze biba bishoboka biroroshye ko wiga kubana n'abandi bo hanze mu gihe wamaze kumenya uko ubana na famiye yawe which is good biroroshye kuba umuntu yaguhugura akavuga ati nyamara ujye uza uterane natwe ujye uza mu kagoroba k'ababyeyi ujye uza muri WhatsApp group biroroshye ko wabyapurika bigakunda ariko biragoye ko umuntu yakubwira ngo maze ujye wita ku muryango wawe utarabyishatsemo ngo witeho biragoye ko wabishyira mu bikorwa nubwo nzi ko nabyo bishoboka biragoye twakonkurudinga twasoza tuvuga twasoza tubwira abantu uwo uriwe muri aba bantu batatu tuvuzeho twamojeho uwo uriwe twabonye ko nta hantu hamwe habura ingaruka rero ugerageze urebe ko wabihuza byose bikemera ukagira ibyo ukuramo bizima ukabihuza n'ibindi ukabihuza n'ibindi ukaba wa muntu ushimwa n'Imana ndetse agashimwa n'abantu ndumva ari cyo twasorezaho tunongeraho ko buri yubaho mu buzima nyine bumeze gutyo utagira ishusho imwe umenyereza abantu ntibakumenya uhora confusing abantu kuba mwiza muri ibi hano ariko hirya ugakora ibindi n'Imana nayo ubwayo irabyanga ibyo bintu byanga uribuka kwa Loti so Mukaroti tugenda imbere ntihambire umuntu uhindukira marayika yatanze itegeko ageze imbere aracyarimo hari ibintu bikimurimo ashaka asize Sodomu ageze imbere ati ndahindukira rero byamubyiganiyemo paka hinduki kandi bari babwiye ikintu gikomeye uhindukira egare inkingi y'umuntu mureke duhitemo inzira imwe muvuga ati ndagiye kandi sindeba inyuma ngiye muri iyi nzira dusoza tunabwira hari igihe rwose abakunzi tuba abakobwa cyangwa abasore mutarashaka uba wifuza nyine uwo muntu muzaseka muri mu rugo mukanaseka muri mu rusengero muzaseka muri party mukanaseka muri mu rugo muzafatana akaboko muri hanze y'urugo mukanagafatana muri mu rugo so rero ni ibintu umuntu wese ashobora gushingiraho arambagiza cyangwa arambagizwa rero bisaba yuko umuntu aba maso hagati uyu muntu tuzafatana akaboko turi mu rugo nituba turi no hanze tugafatane ko ntabwo ntekereza ko umusore cyangwa se umukobwa mutafatanya akaboko muri fiançailles uzategeza ko muzagafatana mwakoze ubukwe ntekereza ko bidashoboka ngo agufata akaboko mugende se kandi nunakunda umuntu ukabona arahindagurika ameze nka kakazu yaze twavuze wirinde kuko uzagukorera azajya kwereka amabara abiri bigucange rero abakobwa situganire n'abasore situganire situbabwiye ibanga okay turabakunda akoze cyane uyu mugoroba wari mwiza turabasezeranya ko tuzajya tugerageza tuganire ku mwanya uzajya uboneka Flotine yego ni byinshi byo kuvugaho ariko uyu munsi uyu muntu tuvuzeho nawe wiyinire wisuzume ni byiza birafasha
umenye niba nawe utajya ugira ibintu utagira amashusho cyangwa se urugo ishusho iwawe ebyiri. batarakubuze ngo babone ishusho bajya bakubonamo ukaba hanze ushobora kuba uri mwiza cyangwa se uprovidinga hanze uri mwiza hanze ariko mu rugo nta na kimwe ukora. Ni byiza ko bafite ahantu umwanya. hambere mu rugo ukwiriye kuhitaho. Mwakoze cyane rero mwe mwabanye natwe. byari biryoshye Yari Elisa na Fortune. na fu I will do that. Bye bye. Thank you, bye.